ikaze kuri Gisa Foster TV. Uyu munsi turaganira ku mpinduka zibaho mu gihe cy'ubugimbi cyangwa se ubukungu bitewe n'uko byita ukishwe rihinduka ku bahungu cyane cyane. Ese kuki habaho imihango ku bakobwa? Ubwo n'ibiheri uraza kubyumviramo ngo kubera ko ibyinshi birajyana, ariko mbibutsa yuko ibi ngibi bishaka kubaho cyangwa ntibikubeho uzabigire ikibazo. Cya mbere ni uko ufite amakuru yizewe. Wigeze rero wibaza impamvu ijwi rihinduka ku bahungu, ukibaza impamvu imihango ibaho ku bakobwa? Aka niko kanya. Iyi video tukiyitangira urumva iki igiye kuvuga. Urubyiruko nimwegere, bana bato nimwegere kugira ngo twigane. Nimba uri no mukuru bikaba byaragucitse, cyangwa se ufite umwana, ufite murumuna, ufite musaza wawe, ufite mushiki wawe, niwo mwanya wo kugira ngo umusangize iyi video umwigishe. Hari abantu nabonye bajya bagira isoni zo kwigisha aya masomo cyangwa se kuganiriza abana kuri ibi ngibi, ariko nibonye video nk'ingi ni amahirwe yo kugira ngo umuhereze umwanya nawe agire icyo yiga, ntajyeho gusa agiye kureba ibidafite umumaro, ahubwo agire n'umwanya wo kureba n'ibifitiye akamaro ubuzima bwe. Aha rero ubugimbi n'ubwangavu bundi bisobanura iki? Ni ukuvuga ngo ubugimbi n'ubwangavu ni igihe umubiri utangira kuva mu bwana ugana mu bukure. Umuntu aba atangiye gukura buriya ntabwo aba akiri umwana. Muri iki gihe rero umubiri utangira gukora imisemburo ituma habaho impinduka. Izo mpinduka rero zishobora kubaho no mu mitekerereze zikageraho. Niyo mpamvu banga abatini baragora, ngo abatini byazi baragora. Ntabwo bagora, baba barimo bararwana nabo n'imihindagurikire iba irimo kubabaho. Niyo mpamvu bisaba ko umwana nicyo gihe nubwo umwana umwegera akivuka, ariko birasaba ngo nagera muri iki gihe umwegere cyane no birenze ko wamwegeraga, kubera ko aba arimo ararwana n'impinduka muri we. Nawe bimwe nemwe akanabikora atanabishaka atanabigambiriye. Babyeyi bakuru ntiturakarira abana bari muri iki gihe, ahubwo tubegere cyane. Ariko none cya gitsure ntukibure, kugira ngo igihe ngo yuko umukibura atararenga umurongo. Ni ukuvuga ngo izi mpinduka zishobora gutangira hagati y'imyaka 8 na 14 ku bakobwa, ndetse hagati y'imyaka 9 na 15 ku bahungu. Ibyo ku mubiri wawe utandukanye n'uwa mugenzi wawe. Ariko ibingibi mbabwira ni ibijyanye na siyanse, ni ubumenyi twemera ko bubaho. La majorité cyangwa se abenshi usanga ari ukunguku bameze. Guhindura ijwi cyangwa se guhinduka kwijwi, iki ni kimwe mu bimenyetso bizwi cyane cyane ku bahungu. Ibi rero biterwa n'uko umwenge w'ijwi ukura. Ni ukuvuga ngo vocal cords ahangaha ni ukuvuga ngo nk'imbere haba harimo umwenge ugena ijwi. Uyu mwenge rero urakura. Iyo umaze rero gukura ijwi rirahinduka. Hanyuma kumera ubwanwa n'umusatsi ahandi hose kuri za private parts, kuri ya myanya y'ibanga, ibi nabyo bibaho. Ni ukuvuga ngo umusatsi utangira kumera cyane ku mubiri. Ubwanwa bushobora gutangira kugaragara mu maso, ukabona ahangaha hose bwajeho. Uzamenye yuko ntabwo ukiri muto, watangiye gukura. Hari ugukura rero kw'imikaya, ukabona nyine ko umuntu yatangiye gusoreka, umuntu yatangiye kuba inkumi. Ni ukuvuga ngo abahungu benshi batangira kugira imbaraga nyinshi, amaboko nayo arabyimba, ibitugu ukabona ko byatangiye guhinduka. Niho uzabonera ko harimo n'itandukaniro hagati y'umuhungu n'umukobwa. Ukabona nk'intugu cyane cyane zirahinduka z'abahungu, zikaba nini zikagara, nyine ukabona ko ari umuntu uri muritegura kuba umugabo. Bitandukanye no ku bakobwa. Niyo mpamvu uzabona hari igihe bavuga ngo uyu mwana ngo yagiye muri segonderi ngo aza yarahindutse, ngo aza yarakuze. Aba yarakuze koko. Niyo mpamvu nyine tuvuga ngo ubugimbi butandukanye n'ubwana. Ni igihe umuntu aba atangiye kuva mu bwana ajya mu gihe cyo gukura. Hari ugukura kw'imyanya myibarukiro, nayo irakura. Bana bato, urubyiruko ntibizagutera ubwoba ngo wibaze cyangwa se wumve hari ikidasanzwe cyabayeho. Watangiye gukura, nta kintu simpwaza, watangiye gukura. Ntuce ibintu cyangwa utangire gukora ibidakorwa, cyangwa bagushuke bakujyane mu mabi. Oya, uko niko Imana yakuremye. Hari impinduka zibaho ku bakobwa. Amabere atangira gukura, bene twita ngo ni ugupfundura amabere. Bibaho cyane rwose, ntugire ubwoba, bibaho. Kandi buri wese ibyo ngibyo ni igihe anyuramo. Natwe twabinyuzemo, turinda tungana uko nguko. Hari ukujya mu mihango, ibi nabyo birasanzwe. Abakobwa ubu byiteguye, igihe cyose uri umukobwa imihango uzayijyamo, uzamenye ko ari igihe watangiye no kumenya ko wakuze. Byanga byakunda ntiwasubira inyuma, uba watangiye gukura. Hari uguhinduka kw'imiterere y'umubiri. Amatako arahinduka, ndetse n'ahandi ku mubiri ukabona nyine watangiye gutera nk'abakobwa. Ni ikikugaragaza ko uri umukobwa, kimwe n'uko hari uwo bitabaho. Ni itandukaniro bibaho, ariko no mama umukobwa arakura, amatako nayo akaguka, ukayibona ko imiterere itandukanye n'iyo muhungu.
banagenda mu nzira ukabasha kubadise ukavuga ngo uyu ni umukobwa uyu ni umuhungu. Ibyo ngibyo bibaho. Hari ukumera umusatsi kimwe no ku bahungu nabivuze bibaho kuri ya myanya y'ibanga naho ukaza birasanzwe kugira ubwoba. Impinduka rero mu mitekerereze n'amarangamutima nayo bibaho. Inaho mpamvu abantu benshi bahura n'intambara, usanga umubyeyi cyangwa mukuru w'umuntu cyangwa musaza w'umuntu cyangwa mushiki w'umuntu ukabona nimba afite umwana muto urimo urajya muri iki cy'ubugimbi ntibacyumvikana. Umwana bari murarwana na identité no gutangira kwimenya uwo ari we. Rero hangaha mu babe hafi mubafashe, nicyo gihe kugira ngo mureka agusobanurire byose uko abyumva, hanyuma nawe ubona aho uhera umugira inama. Mwegera abana bari mu gihe cy'ubugimbi no mu gihe cy'ubukuru. Nicyo gihe abana bangirikiramo, ariko nicyo gihe umwana afatiramo imyanzuro myiza iyo afite umujyanama muzima umuri hafi. Ni ukuvuga ngo umwana ashobora kurakara vuba, ashobora kugira ibyishimo byinshi cyane, ashobora no kugira agahinda mu gihe gito, ariko byose bikagenda neza bitewe n'umuntu umuri hafi. Ashobora no gutangira kwifuza kwigenga, akavuga ati no njye natahaga saa 10 nta saa 12 ntacyo bintwaye, ndi mukuru nakuze nafashe irangamuntu. Ni ukuvuga ngo nicyo gihe ugomba kumwegera ukamuganiriza ukamwumvisha yuko nimba ari ugukura mu mitekerereze no ku mubiri, ariko bidakuyeho ko agirwa inama. Hari ugutangira gushishikazwa n'ibijyanye n'urukundo. Nanagize copain, nanagize copine, nyine umuhungu cyangwa umukobwa w'inshuti yanjye. Aha niho ubegera kugira ngo batatangira kwishora mu by'umubiri ubakururiramo muri ya mibonano mpuzabitsina, ugashiduka bagiye no mu biyobyabwenge n'ibindi. Niyo mpamvu mubwira ngo hano umwana amwegere cyane kuruta uko bigeze umwegera. Ibintu rero by'ingenzi ugomba kumenya ni ukuvuga ngo ntukigereranye n'abandi. Umwana muto uri kuri iyi video, umuntu mukuru urimo kwireba uri wisangiza umwana, umubwirire ngo ntukigereranye n'abandi. Hari abakura vuba abandi bagakura buhoro buhoro. Ni ukuvuga ngo ntabwo kuba waratangiye impinduka kare cyangwa nyuma y'abandi bivuze ko hari ikibazo. Oya. Kandi niba hari ikiguteye impungenge ku mubiri wawe, ni byiza kuganira n'umubyeyi wawe, umurezi wawe wizeye ariko, cyangwa umuganga, kuko harimo n'ushobora kujya buriya abantu bose bakuru ko ari beza, harimo n'ababi ushobora kujya kuganiriza akakubeshya bitewe n'inyungu agushakamo. Byiza rero nubona byanze uzegere muganga cyangwa ugire umubyeyi wawe umuganirize hakiri kare akugire inama nziza. Nk'uko rero twabibonye, ubugimbi n'ubwangavu ni igihe cy'impinduka nyinshi ku mubiri. Iyo umubiri urimo urava mu buto ujya mu bukuru, mu mitekerereze naho izi mpinduka zibamo. Ntuzagire ubwoba rero. Tubane muri video z'ubutaha. Hari ikintu wungutse cyangwa ikibazo ufite, ni umwanya wo kubidusangiza muri comment. Like, share na subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Murakoze na ubutaha.